ukuntu bafata inka bakayitera urushinge urifashe inka ukayitera urushinge ugenda kose irababara ariko uri kuyivura ariko irababara abanza bafite ubwenge bwinshi ntabwo ari byabara agatekereza ariko ufata inka ukayitera urushinge uri kwivura ariko irababara banayirutera inigiza nka inyuma ukinitse yabyanze kandi bari kwivura birangira byahushye bivuze ngo nawe byabaye ku mbaraga uwo munsi ariko barakuvuraga ntabwo wariye iwe naragenzaga kuko ndi umuntu ukunda ibenzi cyane nasanze ibenzi yiwe nawe urabyumva none se waravuga gutegurira ibenzi cyangwa nuko ubwo yayiteguye gusa biraba ahubwo wenda basanga yari abizi buriya ntabwo mbizi wasanga amakuru yawe yarakunetse aha ukivuga ku by'ibenzi sasa ukunda ibenzi benzi urayemera nkunda ibenzi cyane ariko banza ahantu mu karitsiye iwanyu mukunda kuzikora karitsiye iwacu bakunda guteka ibintu by'ibenzi cyane ariko ibenzi urayemera uno munsi umuntu yagusubitse gushaka inkuru epfiriya uzaduhereza ku benzi natwe nakihangana bitewe mubaye muzirya umuntu yagerageza agenda si ibintu wariye kumubera kukigoye natwe tuzagerageza jewe wasirya n'izi kuryohera like maybe twari turi muri gahunda runaka nako mu bikorwa runaka cy'ukuntu byagiye wagize usanga ibenzi imeze fresh usanga yaguteguriye uyiriye ariko waravuga uti uyiriye wumva umeze gute uvuga uti rwose tuyibenze nubwo ndi kubirya turiko nese mbitekereza kubera ibyo bireba umuntu ukabona ubwitange yagize agutegurira ugati ibintu ntabwo biri nanjye rwose ntabwo ndi bwagira ubugugu uko biri bwagenda kose uyu muntu rwose ntabwo biri bwaza kuko nshaka kubwirira abanyarwanda cyangwa se abakobwa bati ntimukagire ubugugu ibyo bintu mwabera ubuntu ntimukagire ubugugu n'ubundi ntabwo bijya bivaho nta myaka ijana igihe batanu wababwiye si ibyo bakubwiye ntabwo nakubwiye batanu nakubwiye batatu batatu okay katujye basi kwa gatatu sasa uwo ngo wa mbere we byararangiye muraryama n'iki kubera ibenzi yaguhaye aravuga uti reka nzewe ngira ubuntu uti bibaho katugene no ku wa gatatu we wa gatatu navuga ko amfashe ku ngufu wa gatatu ku myaka yawe ngahe ku myaka yanjye 19 niyo wari ugize ngababwira byagenze ute twagiye gukundana n'umuntu mugakundana nyine ukahita ubona ibintu ni wake akavuga ati uyu muntu buriya nubwo mfite 19 igihe nagira veni nkarenzaho umwe akaba yaza kunjyana cyangwa akaba yangira n'umugore ibintu bikagenda fresh turakundana nyine turi abantu bakundana nyine biza kuba nk'uko njya kumusura ariko nyine igihe ukunda umuntu buriya abakobwa turi abana babi turatendeka byatsari ubwo rero namukundaga nkamukundiraho nk'abandi babiri birangira tuje kuryamana aha nyine zifatishije gute uramubwira uti uyu muhungu we ameze nk'uwamfashe ku ngufu byagenze uti byabaye ku mbaraga cyangwa nta bushake wari ubifite nagiye kumusura nyine ni umuntu wari warubatse ndagenda ndamusura bisanzwe arategura ibintu bitarenze ndarya bigeze nimugoroba agiye gutanga ko nta nyine bamwe bakapfungirana yaragufungiranye mu nzu kugira ngo nsohoke mu nzu nyine byabaye intambara ariko ubwo nyine acishe mu cyakora icyo ashaka ndagenda sohoka nditaye aha dusubukuye nyine ubwo yagufatishije akubwira ko umwana muzakundana cyangwa umubonamo umuntu urenze iki n'iki birangira azi gufatishije birangira muryamanye wagiye kumusura mu rugo byari mu muhanda yari iwawe hehe nagiye kumusura iwabo musura iwabo iwabo mu rugo yari ibanaga se yari afite akageto aragenda tu ibintu bigenda fresh usanze yagutetse ikiditse ase undi waza gusura umuhungu akagutekera wenda ugahita yagutekeye imireti ntako atagize yakwiteguye n'izo fanta yaziguteguriye ukumva kuri bwagenda ukagusaba ntabwo wagenda wamucitse nawe ariko wagiye ubitekereza kutabwira wamucika njye nawe nabitekerezaga wagiye utekereza ngo iki ngiye kugenda nkamusura nkahita nongera nkataha kongera ugataha aha waragiye uwo munsi ntabwo wariye wagezeyo ndakubwira uwo munsi ntabwo wariye iwe naragenzaga kuko ndi umuntu ukunda ibenzi cyane nasanze ibenzi yiwe nawe urabyumva none se waravuga gutegurira ibenzi cyangwa nuko ubwo yayiteguye gusa biraba ahubwo wenda basanga yari abizi buriya ntabwo mbizi wasanga amakuru yawe yarakunetse aha ukivuga ku by'ibenzi sasa ukunda ibenzi benzi urayemera nkunda ibenzi cyane ariko banza ahantu mu karitsiye iwanyu mukunda kuzikora karitsiye iwacu bakunda guteka ibintu by'ibenzi cyane ariko ibenzi urayemera uno munsi umuntu yagusubitse gushaka inkuru epfiriya uzaduhereza ku benzi natwe
nakihangana bitewe mubaye muzirya umuntu yagerageza gina si ibintu wariye kumubera kugigoye ariko tuzagerageza jewe wasirya nisi kuryohera yeah like maybe twatuye muri gahunda runaka nako mu bikorwa runaka cy'ukuntu byagiye bagize usanga ibenzi imeze fresh usanga yaguteguriye uyiriye ariko baravuga uti uyiriye wumva gumeze gutuvuga uti rwose tibenze nubwo ndi kwirya turiko nese mbitekereza kubera ibyo bireba umuntu ukabona ubwitange yagize agutegurira ati ibintu ntabwo biri bwazi nanjye rwose ntabwo ndi bwagira ubugugu uko biri bwagenda kose uyu muntu rwose ntabwo biri bwaza kuko nshaka kubwirira abanyarwanda cyangwa se abakobwa bati ntimukagira ubugugu ibyo bintu mwabera ubuntu ntimukagira ubugugu n'ubundi ntabwo bijya bivaho nta myaka ijana no 100 years arakubwira ati nta myaka ijana yitwa Davin umwe mu bakobwa nake twe kumwanga nawe turi kubona ko afite byinshi akubwira ati ngifite talent zo gukina amafilme utariko na showbiz entertainment mbikunda cyane ati kandi ngunda no kuganira ati nyamvugishije kuri telefone ngina nakuganiriza ndi kagenda fresh kwa turi ku muhungu wa kabiri mwagenga ngo waryamanye nawe umbwiye batanu wambwiye sinjya bakubwiye nawe nakubwiye batanu nakubwiye batatu batatu okay katuje basi kwa gatatu sasa Wongo wa mbere byararangiye muraryamana iki kubera Benz yaguhaye aravuga tureka nzewe ngira ubuntu utibibaho katugene no ku wa gatatu we wa gatatu navuga ko mfishe ku ngufu wa gatatu ku myaka y'ingahe ku myaka yanjye 19 niwe warugize ngabwira byagenze twagiye kundana n'umuntu mugakundana nyene ukatubona ibintu ni wake kavuga ati umuntu muri nubwo mfite 19 agiye nagira vini ngarenza umwe akaba yaza kunjyana cyangwa akaba yangira n'umugore ibintu bikagenda fresh turakundana nyene turi abantu bakundana nyene biza kuba nkuko njyana kumusura ariko nyene agiye ukunda umuntu muri abakobwa turi abana babi turatendeka byatsari ubwo rero namukundaga nkamukundiraho nk'abandi babiri birangira tuje kuryamana aha ibye nyine dufatishije guturamubwo uti uyu muhungu we abize ngo mfashe ku ngufu byagenze uti byafashe gufasha byaye kumbaraga byangwa nabashaka wari ubifite ndagiye kumusura nyine ni umuntu wari warubatse ndagiye ndamusura bisanzwe arategura ibintu bitarenze ndarya bigeze nimugora agiye gutanga ko na nyine bamwe bakafungirana yaragufungiranye mu nzu kugira ngo nsohoke mu nzu nyine byabaye nambara ariko ubwo nyine acishe mateko cyashaka ndagenda sohoka nditaye uwo mwanya tu niko byagenze nose yenze kashaka kurara wenda ashaka ko muharangiza ngitaha nose we kugira ngo ukinyere we bamwe cyangwa yabikoze atekereza kutarugamo nena mubereye nk'ibamba ari gihe kigera wari ushaka kugira ngo ubwo byo ramubereye bamba nshaka gutaha byongine gusa nyine birumvikana arakuntu uyu muntu bitewe nuko wenda umura cyangwa na sto umuntu biba bitewe n'ukuntu abantu bamuvuga ko bati runaka ashobora kuba arwaye imitezi cyangwa sida wowe ubwawe ukabubyumva ariko utabizi ubwo rero kugira ngo buriya ukore ikintu runaka urabanza nyine ukagitegura ariko igihe kibaye nk'uko ugikora utatekereje ugahita ugikora wahubutse nyine abisobanura ngo nawe umuntu wamukekaga naramukekaga none se kwemeye ko mubikora ubwo byarangiye utekoresheje agakingirizo nyine biteranye dukoresha agakingirizo agakingirizo yarakemeye ubona gafite uravuga uti n'ubundi nahaheza isi nta myaka ijana ariko simba barumwiza ukuri uwo munsi ubikora n'ubundi ku mbogamizi no ku gahato wumvishe igikorwa ko cyumvamo neza fresh wumva ikigoyo hari ukuntu bafata inka bakayitera urushinge urifashe inka ukayitera urushinge uko ugenda kose irababara ariko uri kuyivura ariko irababara abanza bafite ubwenge bwinshi ntabwo ari by'abantu batekereza ariko ufata inka ukayitera urushinge uri kuyivura ariko irababara wanayirutera inigiza inyuma ukindi yabyanze kandi bari kuyivura birangira byahushye bivuze ngo nawe byabaye ku mbaraga uwo munsi ariko barakuvuraga yes right nongeye kubashimira cyane nongeye kubahereza ikaze nongeye kubabwira ngo mumeze mutsinda cyabaha ikaze n'abatari baza uri kubona ko ibintu byose biba byashyushye Divine ati ibintu byose ni were hano nta myaka ijana no 100 year Light ngiye kugana kuri rero sasa arakubwira ati ibintu byose ati hari ukuntu umuntu ashobora gutera nk'urushinge atari kari kwivura atari ko yo nibibuza kuba izana amahane nk'iri kubabara ati nanjye uwo munsi njya gukora iyo rero nayo koze tukumura ku gahato tarangije ati arambangamiye gusa ariko none menye ko yamvuraga atakitsa agira ngo ni byinshi byo kuganiraho biba bigiye bihari gusa ibiganiro byo biba byinshi cyane ngira ngo Davin Nsaka ususe nk'umuntu
ugira nk'abantu inama muri rusange mu buzima ubugiye ubaye mubona abahungu benshi ubona abakobwa benshi muri rusange uko bangana mbere yuko umukobwa yemera kuryamana n'umuhungu asabwa iki mbere yuko umukobwa agomba kuryamana n'umuhungu ikintu cya mbere umukobwa wenda ashobora kuba yakirinda ari igihe biba ngombwa kuryamana n'umuhungu ikintu cya mbere wenda wowe koresha ubugenda mukoresha agakingirizo agakingirizo bakubahe agakingirizo kubawe ahantu kagukwese basi kuvuga ngo urakubahe agakingirizo bitagakoresheje ushobora kuryamana n'umuhungu runaka mukundana bigashiduka gutera imitezi cyangwa sida cyangwa byana ugatwara na sida ariko urimo kuvuga ku bahungu cyane gusa mara ukuri umukobwa ariko umukobwa ntabwo yagutera n'umukobwa birakunda n'abahungu nabo nuko ubwo babyumvireho nshaka umbwira hari ibijyanye na ibintu tujya tuganira n'abantu bijyanye n'amaposition iyo abantu bari nko gusa nk'abari mu buriri ntago abantu bose bakora amahotel akabariro rimwe nako muri position wowe ukundiye position bitewe n'iki bwo ni ukuvuga ngo ugiye kuryamana n'umuhungu runaka hari ukuntu abantu bakora style zitandukanye bitewe n'uko biyumva bitewe n'uko babona umuntu wowe ukundiye position wenda watuma nk'urugero wenda ariko bana katuvuge nk'urugero ruhera ntabwo navuga ngo dukunda position menshi yo gukora imibonano mpuzabitsina ukumva abahari aya mazina yaba agiye harazwi we nshaka kumbwire imwe muri simvuze ngo uvuge ngo zirondore iki sina ngombwa wowe ukundiye muri zo ngizo ibyo ntabwo ari ngombwa kubivuga ntabwo kubivuga kubera iki ntabwo ari ibintu birenze ari ibintu birenze kubivuga nawe sinzi ko ibyo byagutse byo kubivuga njye nakubwiye ngo mbwire example imwe urugero nakubwiraga urabona urugero wenda ariko bavuga ngo ari position yo kuba bita doggy style raise style ni position umuntu ashobora kuba agiye gukorana n'undi mubonano mpuzabitsina akamushyira nk'omena hano kubibera kumva iyo ni then ubwo n'umuhungu rero ngiye nkubwiye we mbwira igindi ubwo wombwiye iyo ngiye ko ngiye niyo nzi ariko hari n'izindi nyinshi bambwiye zihari nyinshi byataye ukashaka kumenya nanjye nkazikoresha wenda ngiye naho nzi iyo bakora baryamye wenda always ukora uryamye gusa wiryamye n'ibyo bigushimisha kwanza uri umurebwera position ngiye akinyuma nagukaza kubera iki takazi mvuga ngo umugongo ariko nyine ntabwo ngo uca umugongo niyo mpamvu byanga se niyo mpamvu yiryamye niyo mpamvu ariryamye uracyakeniye umugongo wawe mama shit hari ikindi kintu nshaka kugira ngo baze gahunda yo guca imyerezi iki niyo abakobwa n'ibireba njyewe ndayikubwiye ko nayize muri secondary school n'ahandi hose mu masomo bita reproduction n'ahandi menshi cyane nshaka bambwira ikintu yizeho gahunda yo guca imyeyo uravuga ngo umukobwa waciye imyeyo mbere na mbere icya mbere ngo agihereza umugabo first one agihereza umugabo icya kabiri ngo niyo agiye kubyara bigiranye ntabwo bimurushya ibyo nibyo nshobora kuba nzi ibyo nshobora kubuza ako niko kamaro ko gukora ibintu hari